niki kintu umuntu yatunga hano mu isi, niho nahereye. Niki kintu wibaza ko ufite ubu cyangwa se uzatunga cyangwa wifuza wumva ko n'igihe upfuye uzagikomezanya mu ijuru? Ni kihe kintu? Nibihe ubutunzi dufite hano dushobora gutunga wapfa bakabishyira mu mufuka aho ubyukiye, niba ari mu ijuru niba ari muri purgatoire, ugasanga ukibifite? Twaje gusanga ko nta kintu nta kimwe hano mu isi ushobora kwambukana muri eternity. Haleluya. Iyo amafaranga mfite nshobora kuyabika nkazana yambukana no mu ijuru, ayo mafaranga ni ubutunzi butagira akagero. Kugira ngo tumenye ubutunzi butagira akagero, ni cya kintu mfite muri ubu buzima nzakomezanya no muri buriya buzima. Haleluya. Niba gihari, ubwo ni ubutunzi butagira akagero. Ariko ibindi byose mfite byiza hano muri isi bikarangira ngaha, nabyita ubutunzi gusa. Haleluya. Ndashaka ko mwumva yuko ntabwo nanze ko dutunga, turabishaka twese, niyo mpamvu twirirwa tugenda ahantu hatandukanye ngo dushake ubutunzi. Ariko hari ubutunzi, hakabaho n'ubutunzi butagira akagero. Mumbwira amen. Naje gusanga rero ikintu kimwe dushobora kugira hano tukazanagira twambutse tugeze no mu ijoro, ni ikintu cyitwa kumenya Imana. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo. Kumenya Kristo birenze gusa kumumenya mu mutwe. It's not knowing about him, it's to know him intimately. Nukumumenya mu buryo bw'ubusabane nawe, nukumumenya mu buryo biravuga ngo yakunze abari mu isi cyane bituma utanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu aravuga ngo ubugingo buhoraho ngo nuko wakumenya ko ari wowe Mana yonyine y'ukuri, ngo n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. So ubugingo buhoraho twahawe ni impano yo kuba twasabana n'Imana, ni impano yo kuba namenyana n'Imana, kwa kumenyana kwimbitse gutandukanye no kumenya amakuru kuri Yesu. Rero nimenya Yesu uyu munsi, nkasabana nawe uyu munsi, nibwo butunzi bwonyine nshobora kuba mfite nzambukana na hirya y'urupfu. Mumbwire amen. So rero nukuvuga ngo ni byiza dutunga ibyo dutunga byose, dutunga amamodoka, dutunge amazu, dutunga amafaranga, ariko ibyo bintu ntacyo bimaze niba udaratunga bwa butunzi buruta ubundi butunzi. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo byamarira icyo umuntu, oh haleluya, byamarira icyo umuntu gutunga ibintu byose byo mu isi ngo ariko akabura ubugingo. What shall profit a man kugira ibintu byose ariko ntabona ubuzima? Mwene magambo, niki byamarira kuba nabona ibintu byose nkeneye mu isi ariko nafite cya kintu cy'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Imana. Haleluya, haleluya. So kumenya Imana rero tubimenya gute? Simple. Tumenya Imana kuko turi kumva ijambo ry'Imana. Umuntu utarabona uba tuvuge nk'umuntu utazi Rick Warren, utaramubona mu amaso ku yandi, ikintu cyatuma ngiye mvuga ngo Rick Warren ndamuzi nubwo tutarahura nuko nasomye igitabo cye. Haleluya. So niba narasomye ubuzima bufite intego, iyo bavuze ngo ni bande bazi Rick Warren, nzamura ukuboko. Ntabwo muzi kuko twahuye cyangwa twabanye, ndamuzi kuko nasomye ibyo yanditse. Imana ashobora kuba ntarayibonesheje amaso yanjye yombi, ariko kuko nsoma ibyo yanditse mvuga ngo Imana ndayizi. Mwari magambo, inzira ituma menya Imana nuko nsoma ibyo yanditse. Petero yavuze ngo nubwo ngo mutaramubona ngo ariko muramwizera. You believe him nubwo bwose mutaramubona. Haleluya. So ubutunzi butagira akagero nubwo nabaho ubuzima bwanjye Yesu muzi. Ariko Petero umunsi umwe yaravuze mu Bagalatiya igice cya 4 ngo ariko ngo ikirenze kuba mumuzi ngo nuko yo ibazi. Kuba inzi biraruta kuba nayimenya, ariko impamvu nayimenya nukugira ngo mbone privilege, menye ubwo buntu yampaye, ubwo buntu yangiriye bwo kumenya ntaramumenya. Haleluya. So uyu munsi rero ndashaka gukomerezaho ndangiza, kuko icyumweru gitaha ndashaka ko twinjira mu yindi series ijyanye no gusenga. Haleluya. So uyu munsi rero tuvuge ku bijyanye no kumenya, mbereke akamaro ko kumenya Imana, ubutunzi butagira akagero ubwaribwo.
umunsi umwe Yesu rero yarimo agenda, Yesu buriya yari afite abigishwa ariko afite n'inshuti zitari mu bigishwa. Yari afite inshuti ze magara ari we Lazaro, wa wundi yapfiriye, wa wundi wapfuye akamuzura. Hanyuma rimwe rero ajya kumusura. Luka igice cya 10 umurongo wa 38, ngo nuko bakigenda bajya mu kirorero, umugore witwaga Marita aramwakira amujyana iwe. Uyu mugore witwaga Marita yari afite murumuna we witwaga Mariya na musaza witwaga Lazaro, barabanaga mu nzu imwe. Umunsi umwe Yesu ajya kubasura. Marita kuko ari mukuru aramwakira amujyana iwe. Nukurikiyeho 39. Uwo yari afite mwene se witwaga Mariya, yari yicaye hehe? Musubize, yari yicaye hehe? Hafi y'ibirenge by'umwami Yesu agira gute? My goodness. Yari yicaye hafi y'ibirenge bye arimo kumva ijambo ry'Imana. Ntangira ministry muri 2012. Iri nyo jambo nahereyeho. Ntangira ministry nari nzi ko isi yose ngiye kuyubika mu munsi umwe. Numvaga mfite ibibaraga ku buryo numvaga abantu batari muri ministry ngiye gutangira bayobye, kuko ibintu niyumvagamo kandi naramenya no kubwiriza neza, ariko niyumvagamo ku muhamagaro bimeze n'abantu nkabahamagara ni babwire ubu ngubu tugiye gutangira ibintu bikomeye, ahubwo mu ndebera ahantu hari salle nini cyane, bishobora no ku petit stade ari bayikodesha ngahe buriya ko. Rimwe ndyamye ntekereza ku ijambo umuhamagaro, kuko nibyo byari bindimo cyane. Imana yampamagaye, Imana yampamagaye. Niyo mpamvu Imana yampamagaye nkatekereza ngiye gukora. Imana yampamagaye niyo mpamvu ngiye gukora. None nibaza ikibazo, ngo ubundi iyo uhamagaye umuntu bigenda gute mu busanzwe? Iyo uhamagaye ngo Ivan akora iki? Araza akumva ibyo muhamagariye. Ariko bazivuze ngo Ivan agahita agenda ati bampamagaye. Niko nari meze nguko ngo Iva agahita amanuka akajya cyangwa akajya he, murabizi Hasene yampamagaye kabisa. None se yaguhamagara iki? Ntabwo numvisha ibyaba. Tukitiranya kuhamagarwa no gutumwa. Bura nta muntu Imana ituma itarahamagara. Haleluya. Imana irabanza ikaguhamagara, yarangiza ikakubwira iki guhamagariye, yarangiza ikagutuma. None Imana irambwira, none se wowe ko naguhamagaye, Imana ikamenya, none se ko ushushe bimeze gute? None se wowe ntabwo uzi ko wampamagaye? Ndi muhamagaro igihe cyane cyageze. None se wakabimenye ko naguhamagaye se? Ngwino nyine. Kandi wenda ibyo ngiye kukubwira bishobora kumara imyaka 3 ndi no kubikubwira mbere yuko ngutuma. None se Imana ni abantu nimva ko nicaye imyaka 3 kandi wampamagaye bazabyumva gute? Imyaka 1000 ku Mana ni umunsi umwe. Tuvuga ngo imyaka 3 ku Mana ubwo ni namasanga. So numara imyaka 3 Imana ikubwira iki guhamagariye, kuri yo ni nkayo imaze iminota 40 irimo kukubwira iki guhamagariye. Hanyuma numva ibintu byose bigiye hasi. Ndibuka nabwiye abantu twari turi kumwe twicara ndababwira, murabizi tube turetse gato yazagabona twari tugiye gushaka, ubu ndashaka kugira ngo twumve iki Imana duhamagara, kuko numva umuhamagaro uwo munsi ntabwo nari nzi iki Imana ihamagariye gukora. Ariko mu mutwe wanjye nari nzi ko guhamagarwa ni ukujya hanze gukora. Uwo munsi rero numva Imana ishizemo yuko mu myaka 3 guhera muri 2012 kugeza 15 Imana izaba irimo kunyigisha no kunyereka ibyo ishaka kuzankoresha. Haleluya. Niho nasomye iri jambo hano Mariya avuga ngo hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Ndababwiza ukuri, iri jambo ryasohoye mu buzima bwanjye. Nuko ngo muri iyo myaka 3 ngombwira amen ndumva niho nigiye ijambo ry'Imana, niho nigiye kwigisha ijambo ry'Imana. Muri magambo iyo ntaza gufata iyo myaka 3 sinzi icyo nari gomba kubwira uyu munsi.
nari kuba mbagurisha umuceri cyangwa amavuta yo muri Israel, cyangwa narabivuyemo nagiye gucuruza nka kawunga, nayo yahomba kuko nayirya cyane. Haleluya. Ariko muri iyo myaka itatu Imana ngo ngwino nkubwire, mfite umuhamagaro ku buzima bwawe, ariko ngwino mbanze nkubwire. Niho nanditse indirimbo ugiye gusohoka mu minsi mike ivuga ku birenge byawe, ku birenge byawe, ku birenge byawe niho nshaka kwicara. Amakuru murayamenye? Ugere gutya. Haleluya. Aho niho indirimbo yavuye, niho n'ibyo nzi, niho n'inyota yo kumenya ijambo ry'Imana ryaturutse. Ko namenye ko Imana iguhamagaye uramanza ukitaba. Ubu rero ko ubwo mbahagaze imbere namaze kwitaba Imana. Niyo mpamvu namwe mbahamagarira muvuge amen. Twese twitaba Imana uyu munsi. Barabyanze. Byamugize ngo ukwiye kwitaba Imana. Kuko utabubwira. Murebe, ndashaka kubereka ishusho y'abantu babiri hano muri iyi text. Ndashaka kubereka abantu ba Marita, mwereke na ba Mariya ukuntu bameze. Marita akibona Yesu yatekereje kumukorera, ariko Mariya akimubona we ajya kwicara ku birenge bye. Hari abantu babona Imana kumva ko kwimpressiona Imana ari kuyikorera cyane. Hari abantu bashaka gushingira relationship yabo n'Imana bayishingiye mu mirimo yabo, ariko Mariya yamenye ko relationship yanjye n'Imana ishingiye mu kwicara nkamwumva akangaburira, aho kugira ngo ngewe mugaburire. Marita yagiye gutekera Yesu, ariko Yesu yari amaze gutekera Mariya. Amen. Marita yumvaga we muri personality, mu bushobozi bwe, afite ubushobozi bwo kugaburira Yesu. Ariko Mariya amenya ko muri we nta kintu afite, amenya ko muri we nta cyiza afite ashobora gukangisha Yesu ngo amugaburire. Avuga ngo ahubwo ubu Yesu we afite ibintu birenze ibyo ngewe namuha, reka nicare ku birenge bye nakira ibyo yanzaniye, ari byo ijambo ry'Imana. Haleluya. Kwicara ku birenge by'umuntu kuvuga ngo umurumuciye bugufi cyane, buriya birenze kwicarana n'umuntu. Twicaranye nabyo ni nko guca bugufi, ariko ibaze nje ku birenge byawe nkicara hasi, mba nkubwiye ngo ngucire bugufi, kandi nemeye ko ibyo ufite ndabikeneye, kandi ibyo ufite birenze ibyanjye. Mariya yasobanukiwe ibanga, haleluya, ryo kwakira muri niho hari ubuzima kurenza uko namukorera. Reka nkubwire, twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Agakiza ntago kazanwa n'ibyo dukorera Imana. Haleluya. Agakiza ntago kazanwa n'imirimo tugerageza gukorera Imana. Nubwo imirimo myiza ari myiza. Umuntu yarambajije se kudakunda kuvuga ku mirimo myiza, akamaro k'imirimo myiza ari nawe ngo imirimo myiza nyine ni imirimo myiza. Niba uzi imirimo myiza yikore. Ariko imirimo myiza dukorera Imana ntabwo ari yo banze ry'agakiza kacu. Ahubwo iby'Imana idukorera nibyo bidufasha, nibyo bidukiza. Haleluya. Ntabwo dukizwa nuko twakoreye Imana, ahubwo dukizwa nuko ari cyo Kristo yadukoreye. Abaroma 5:17 avuga ngo abakiriye, apana batanze, abakiriye ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka ngo nibo bazimana na Kristo. Abamenye ibanga ryo kwakira, buri Imana inezezwa nuko twakiriye ibyo yaduhaye. Haleluya. Kuko niyo yishyize muri position yo gutanga, rero irashaka ko tugira muri position yo kwakira. Mariya yasobanukiwe ibanga, avuga ngo kugira ngo nkore kuri uyu mugabo, buri uyu mugabo ntabwo afashwa n'abantu bajya kumutekera, nubwo iyo bamutekeye abyakira, ariko uyu mugabo afashwa nuko ugiye kwakira ibyo agufitiye. Haleluya. Haleluya. Kandi mbaye ngo urabona iyo ukora nk'ibyo nkora, nko kwigisha cyangwa kubwiriza, twege ibintu bidufulfillinga. Wenda mvuge ngewe, wenda siza abandi ba pastor, ntabwo ngewe nezezwa n'ibyo wankorera nka Arsene. Ngewe nezezwa nuko wemeye kumva no kwakira ibyo mfite. Haleluya. Umuntu wicaye akaza kumva ijambo ry'Imana, Imana iba yampaye, andutira umuntu wampa imodoka no kumpinza ariko akigendera.
urabyumva neza? So the gift you can give ku muntu ufite ikintu ni uko wemera kwakira. Ni nk'umuntu watetse ibiryo yamaze umwanya mwinshi ariko akabura umuntu ushobora kubirya. So Yesu yaje ari package yuzuye ibintu byinshi, agenda ahantu hose ashakisha. Uzi ko hari n'ahantu hamwe gusa tubona muri Bibiliya aho twabonye umurwayi bajya gushaka Yesu ahari kugira ngo abakize. Ariko ubundi ngo Yesu yagendaga mu midugudu yose, mu birwa byose, akiza abarwayi, yirukana amadayimoni, yigisha. Kubera iki? Yari afite ibintu byinshi yumva ko icyamunezeza nuko yakomeza kujya atanga, distributing. Niyo mpamvu agiye no kugenda abwira abigisha ngo mugende, go in all the nations, muhindure abantu bose abigishwa. Kubera ko ibyo mbahaye ntabwo bizatuma mwicara hamwe, muzahora mugenda mushakisha ahantu abantu bashobora kwakira ibyo mufite. Haleluya. So uyu mugore yakoze ku mutima w'Imana, kuko igihe yabonye Yesu yinjira iwawo yabonye opportunity yo kwakira, ntabwo yabonye opportunity yo gusavinga. Kuko Imana irashaka yuko tuyisavinga tumaze kwakira. Mumbwira amen. Imana irashaka ko ugira icyo ukorera, ariko ibyo ukorera bibe bituruka ku byo wamaze kwakira bivuye kuri cyo. Bundi gukorera Imana, gusavinga Imana muri Bible, ahantu bavuga ngo muri Yesaya bavuga ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga. Mu cyongereza ngo those who wait upon the Lord. Ni ijambo rikoreshwa no mu kazi gasanzwe nko muri resitora. Abantu baserva mu cyongereza babita gute? Babita gute? Aba waiters. Kuko bakora akazi ko kuwaitinga. Bura kuwaitinga ntabwo ari kwicara ahantu ngo utegereze. Kuwaitinga ni ukugenda ukumva icyo umukiriya ashaka. Haleluya. Akavuga ngo ndashaka ifiriti ukandika, ndashaka mayonnaise ukandika. Ako kazi niko kuwaitinga. Warangiza ukagenda ukamuzanira ibyo yagusabye. So iyo Bibiliya ivuga ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga, ngo abazagenda kuri Kristo bakumva ibyo ashaka bakabinotinga. Haleluya. So gutegereza Uwiteka ntabwo ari kuvuga ngo bite se bimeze bite, ndacyategereje Imana tu. None se bimeze uziga, ndacyategereje Imana kwizansubiza, kwizasohoza amasezerano. Wabonye umugabo se, mpagaze ku munara wanjye, mpagaze ku isezerano, ndategereje. None se bizagenda gute? Ngiyewe narasenze, naririje, naratanze, byararangiye, ubu ngubu haleluya ntegereje isezerano. Ariko gutegereza ntabwo ari cyo bivuze. Gutegereza ni ukujya kumva icyo wagusezeranije arimo aravuga. So ibi ngibi urabona Marita yagiye guteka kugira ngo asavinge Imana, ariko ubundi umuweta nyawe wabaye hano ni Mariya. Ubundi utanzi nazi wanyu ugahita ujya guteka, ntabwo ari byiza. Ugomba kumaza kumva ukambaza, buriya se n'ukundi iki? Ushobora kuba ugahita uzigenda gusukazana igitoki, agatoki wa mugani ntakajya kukora ngo ntagukoze isoni, kugira ngo utekere umuntu neza, bura kugira ngo ufashe n'umuntu unezeze umuntu, ntabwo umuha ibyo wowe wita ko ari byiza, ahubwo umuha ibyo akunda. Haleluya. Kandi ntabwo waha umuntu ibyo akunda utamubajije ibyo akunda. Buriya hagati ya Marita na Mariya, umuntu wari kuzatekera ibintu byiza Yesu ni Mariya, kuko yamaze kumwumva no kumwicarira. Haleluya. Niyo mpamvu iyo umuntu ajoyininze nk'iyi church yacu, tuba dushaka kumanza ntabwo tugusaba zana amazina yawe, aryo ufitiye impano, uraririmba, urakubura, urasenga, ngwira. Turashaka kumanza wumve ijambo, wumva ubutumwa bwiza. Ndakubwiza ukuri, uko ubutumwa bwiza bwinjira muri wowe, niwo umunsi umwe uza ati iriya kamera ntawe uzongera kuyikoraho, ni njyewe uzajya uyifilma. Kubera iki? Now I want to serve God because I know Him and I know what He gave me. Amen. So Marita we yirukanyira kujya gukora, ariko ntuza Mariya ahitamo kwicara kumva. Mu maso y'abantu Mariya arasa n'umunebwe, mu maso y'abantu Marita arasa n'umunyakuri n'umukiranutsi, kubera ko niwe uri gukora. Ariko mu maso y'Imana
mumbwire amen ariko Imana Imana igize kubwira Samweli ati abantu bareba ibigaragara hanze ariko njyewe Imana ndeba mu mutima. It doesn't matter what you do, icyangombwa ni ugukora icyo Imana ishaka. Kandi icyo Imana igushaka ubutunzi butagira akagera nuko uyimenya. Uzayimenya gute uticaranye nayo ngo wumve ibyo ikubwira? Haleluya. Tugiye kureba rero Marita, turebe results z'ubuzima bwabo. Uwagiye gukora guteka n'uwicaye akumva. Let's continue. Ngo ariko Marita yari yagize gute? Yahagaritse umutima n'imirimo y'ingahe myinshi yo kuzimana, aho bigeze aramwegeye biramwangamuna. Nuvuga ngo yabaga ari guteka akagaruka akagira ngo wenda Mariya aribwiriza agasubirayo ngo ahagarika umutima. This is what happens. Iyo ushaka gukorera Imana cyane utamajije kuyumva uba frustrated n'imirimo. Kandi ntabwo uba frustrated nuko imirimo gukora ari bibi, uba frustrated nubwo ari imirimo myiza urimo kuyikora ushingiye ku mbaraga zawe. Ntube fulfilled, aba frustrated. Aho bigeze biramwanga mu nda, araza abwira Yesu 41 aramubwira ati databuja wowe ntabwo bikubabaje? Buriya yarahanyuraga akabona ukuntu ariko akabona Yesu arimo araseka mutera brage. Ntabwo bikubabaje wowe kujya uko mwene data yamara imirimo wamubwiye akamfasha? Reka mbereka akantu wenda abeje dusoma tugasimbuka. Murebe bibiri. Aramubwira ati amwisente. Urumva relationship iri hagati ya Marita na Yesu. Iyo wita umuntu ngo ni databuja muba mufitiye relationship. Ubu uri umukozi. Uri umukozi. Kozi w'Imana. Kozi w'Imana. Iyo ushatse kwishyiraho ubukozi bw'Imana cyane birangira uri frustrated. Ntukanyita umukozi w'Imana manzi. Uzanyita umwana w'Imana. Kuko ninitwa umwana w'Imana ntabwo nzaba nka Marita. Ntabwo nzavunwa nuko abandi batari gukora. Ariko nikomeza kuba umwana w'Imana, ariko kuki Claude akererwa? Ibintu byose nibyo bikora kuki Janine ataza ngo ashere kuki. Iyo ushaka kuba umukozi w'Imana imbere y'Imana uhagarika umutima. We expect ko Yesu ari bubwire Mariya ati ndabona mukuru wawe yababaye ntacyo gide umfashe turongera tuganire. Umva umuntu bagiye kugaburira amagambo agiye gusubiza. Ubundi ngiye ntabwo nahita mwima ibyo biryo. Ngo umwami Yesu aramusubiza ati Marita, 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 uriganyira wirushya muri byinshi. Mu cyongereza yimplies ngo ibyo urimo gukora nta nicyo bimaze. No, ndimo kugutekera. Ibyo ndi guteka ni uri buri ariko urimo kumbwira ngo ndimo ndarushwa n'ubusa. Ntabwo yari mumubwira ngo ibyo uri gukora ntacyo bifite, ntabwo bifite akamaro, ahubwo position uri gukoreramo. Attitude yatumye ujya gukora itumye n'ibyo ukora bitagira agaciro. Ngo ariko ngombwa ni kimwe. My goodness. Mu cyongereza ngo what is necessary. Kandi Mariya agize gute? Ahisemo umugabane mwiza atazagira gute? Kare nababajije ngo niki kintu tuzatunga hano mu isi tukagitunga na nyuma yo gupfa. Nitukibona icyo ngicyo kiraba ari ubutunzi butagira. Noneho Mariya kuba yaricaye ku birenge bya Yesu akumva ijambo ry'Imana, Yesu abyise ngo ni umugabane atazigera agira gute? Yakwa. Hano mu isi ntabwo azigera yakwa, n'urupfu ntabwo ruzashobora kumwaka uyu mugabane. Ndetse nagera mu ijuru ntabwo ikintu kizamubuza uyu mugabane kuko yahisemo neza. Marita, wowe ibyo uri gukora urimo urarushwa n'ubusa, ariko iyo uhitamo nk'ibyo Mariya yahisemo ntabwo wari kuba frustrated. Haleluya. Abantu bahisemo gushinga imizi yabo mu kumenya Kristo bazabaho ubuzima bw'amahoro, bazaba mu buzima bafite umugabane batazigera bakwa. Ariko ndashaka guca akarongo mu ijambo nabonye hano ryisa ngo ahisemo. Yesu afite ibyo ukeneye byose, afite ubutunzi butagira akagero, but you need to choose. Mubaze mukabira ku kantu neza.
ngo Mariya yahisemo. Yesu yari afite umugabane, bamwe bahitamo ibindi, ariko Mariya abonye revelation ahitamo. Uyu munsi bwira wowe kegera umubwire ngo hitamo. Niba wegereye intebe nawe yibwire nta kibazo mu mwuka, hitamo. Mariya yahisemo umugabane atazigira yakwa. Haleluya, haleluya. Ndasenga kuva uyu munsi mutangire mushinge imizi muri Kristo. Imizi yanyu muyishinge muri Kristo. Buriya gusabana n'Imana, kumenya Imana, ndangiza, ni igikorwa kizakubaho tutazigira tubona. Buriya transformation izanwa no kumenya Imana ntabwo iri obvious. Ntabwo umenya Imana ngo uruhu rwawe ruhinduke, nta nubwo umenya Imana ngo tayi yawe ihinduke, ariko ikintu kiba mu mutima wawe gihinduka, ni transformation irenze n'iyo hanze. Haleluya. Buri kintu abantu bakeneye uyu munsi ni uguhinduka imbere kurusha guhinduka hanze. Idini rihora risunikira abantu guhindura imyitwarire kurusha guhinduka imbere. Haleluya. Gushaka guhindura imyitwarire yo hanze ni nko gufata ingurube nziza uko yihanagura ukayambika ikoti na karavati, ariko nuyirekurira asubira mu byondo. Haleluya. Niyo mpamvu uko ukomeza gusunika abantu ngo bahindure imyitwarire ntabwo ubafashije, ahubwo ugomba kubaha ijambo ribanza rikabahindura imbere, noneho inyuma bizabe result. Haleluya. Noneho kumenya Imana bituma, niyo mpamvu uzarebe igiti, parti y'igiti itagaragara kandi ifite akamaro n'imizi. Buriya igiti urakibona ukabona igihimba cyangwa ukabona amashami, ariko hari parti tutabona kuko yinjiye mu butaka. Ariko buriya ubuzima bwa kiriya giti bushingiye ku mizi. Amababi kugira ngo ase neza, amashami ase neza, kugira ngo n'imbuto zize, bibusaba ko imizi igira ubuzima, kuko amakakama n'ubuzima n'amazi ava mu mizi akagaburira ibindi byose. So nitutita ku mizi, n'ubuzima bwacu ntabwo buzagira akamaro. Reka mbereke ijambo.